kugira ngo wa munsi ubwo uzaza gusarura uzamusarure nk'urubuto ruzima wateye kandi rwagize umumaro. Urakoze ko nyuma y'ibyo byose tubikiye ubwami bwa Kristo, kandi twese turifuza kuzaba hamwe n'ababene data, twese turi kumwe hatagizeho guhomberwa, ariko ibyo tuzabishobozwa n'ijambo ryawe twumvishe kandi rikatuyobora. Tubigusabye ku bwa Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ngira ngo tugiye kuganira umwanya mutoya ku ijambo ry'Imana, hanyuma dusenge. Turaza kwifatikanya n'abantu bashimye bose. Imana ihimbazwe kubw'imirimo ikomeye Imana yakoze. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Dufite igitabo cy'Itangiriro turi kuganiraho, igice cya 26. Narababwiye ngo ntabwo tuzibanda kuri iyi verse biblique gusa, tuzareba n'inama z'umwuka, kandi ntekereza ko ntacyo bitwaye. Ariko uyu mwanya ndagira ngo dusome imirongo igeze muri 10 n'ingahe kuva ku murongo waho wa mbere mu gice cya 26. Haravuze ngo indi nzara iratera muri icyo gihugu itari yateraga mbere. Aburamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Nkunda gusoma mbinginga kugira ngo twumve ibyo turi gusoma. Imana ijye idufasha twumve umurongo ku wundi. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Impamvu mbabwira kubitekerezaho, ibi bintu ni ibitangaza. Bibiliya iravuze ngo hongera gutera indi nzara Isaka atakiri kumwe na se. Ahantu murahumva, Isaka afite umugore witwa Rebeka, arahunze ajya mu gihugu cy'Abafilisitiya, hatera inzara. Imana ntiyigera imugaburira, ahubwo iramubwira ngo nturengaho. Ntiyazanywe no kumuha ibyo kurya, yaje kumubwira ati, Isaka rero ndabona uri kumanuka uhunga, umeze nk'uri kwerekera mu gihugu cya Egiputa. Guma hano i Gerari, hagume. Abari haguma, ariko Imana ntiyamuha ibiryo. Ndagira ngo munyumvire kugira ngo wumve kurinda amariba yawe. Igihe cyose Imana iziye, igihe ivuganiye nawe, igihe ikoze n'igihe yiyerekanye, ntabwo imaraho bya bibazo igusanganye. Bisaba ko hari n'ibyo utegereza ikabimarisha igihe, hari n'ibyo ushyiramo amaboko yawe. Turabisanga hano kwa Isaka. Imana ishimwe. Turabisanga hano kwa Isaka. Reka nkomeze umurongo wa 3. Suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Iki ni igitangaza. Igihugu uri gusuhukiramo na kiriya wari ugiye kujyamo, ibi bihugu nzabaha n'umugisha wabyo, we n'urubyaro rwawe. Umuntu Imana iri kubibwira amaze kabiri atabyara, yaratinze. Mwibuke ko Isaka yatinze kubyara. Kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibi bihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse, n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Isaka atura i Gerari. Abantu baho bamubaza iby'umugore we. Arabasubiza ati, ni mushiki wanjye, kuko yatinye kuvuga ati, ni umugore wanjye. Ati, abantu be kunyica bampora Rebeka, kuko yari umunyagikundiro. Amazeyo igihe kirekire, Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirishya, abona Isaka akinisha umugore we. Abimeleki ahamagaza Isaka aramubwira ati, biragaragara yuko ari umugore wawe ko wavuze uti ni mushiki wanjye. Isaka aramusubiza ati, natinye ko ati nuko nibwiraga nti
be kunyica bamumpora. Abimeleki aramubaza ati ibyo watugize ibi, ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe, ukadushyiraho icyaha. 11. Abimeleki yihanangiriza abantu bose ati abantu be bose ati uzakura uyu mugore umugabo cyangwa umugore we ntazabura kwicwaho iteka, ntazabura gucirwaho iteka. Isaka abiba muri icyo gihugu. Ku murongo wa 12. Nitugaruka hano hejuru ku murongo wa 8 haravuze ngo amaze y'igihe kirekire. Ibi bintu turi kubijyanamo. Ku murongo waho wa 8 yari amaze igihe kirekire. Bigeze ku murongo wa 11 Bibiliya igaragaza Abimeleki yihanangiriza abantu. Noneho bigera ku murongo wa 12. Mutagira ngo ibi bihe turi gusoma byegeranye nk'iyi mirongo. Iyi mirongo iregeranye, ariko ibyabaye hagati y'iyi mirongo ntago byegeranye. Bibiliya iravuze ngo Isaka abiba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeza ibiruta inshuro 100 Uwiteka amuha umugisha. Ndakumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu ba se bafukuye Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari barayasibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati genda utuvemo kuko uturuta cyane. Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'Ijerari aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina se yayise. Ntabwo ndi buze gutinda ngo njye muri ayo mariba yandi za Eseki, Sitina na Rehoboti, simpatinda. Ndagira ngo tuganire gatoya hanyuma dusenge. Aya ni amariba Aburahamu yafukuye. Byari bivuze ngo aha Isaka dusomye yarari mu gihugu cy'Abafilisitiya, byari bivuze ngo Aburahamu yarahagenze agerayo. Ahari yumva ni ngombwa ko azajya ashora imikumbi ye afukura amariba 3. Sinyatindaho, amaze kuyafukura reka nihute, bayanyweraho 1, 2, 3, ariko igihe kiragera Aburahamu arapfa. Aburahamu amaze gupfa, Aburahamu niwe ufite Isaka mu nshingano, niwe ufite Rebeka umukazana we mu nshingano. Sarayi yarigendeye. Hanyuma biravuze ngo Isaka witabwagaho agize sharije nawe zo kongera kwiyitaho no kumenya abagaragu basi. Bibiliya irambwira ngo akimara gupfa hatera inzara, ngo itari imwe yajyaga itera isa gihari. Sinzi niba iri jambo mwarisomye. Nibutse hari igihe kimwe nigeze mba ahantu hatera inzara. Inzara irakubita, ntabwo hari mu rugo. Icyo gihe tukajya turya inguri z'amateke, ariko iyi yari inzara.
inguri z'amateke ukaziteka kuva mu gitondo kugera nimugoroba, abantu bakabwirirwa kandi inkono iri gutogota dutetse. Aho hantu hitwaga Imwezi, ni muri Karengera ariko ya Rusizi, ni hakuno y'aho bita Inkungu. Ntabwo byaje kurangira bityo, ntabwo byaje kurangira bityo. Nigeze mvayo mba ahandi bitaga ku Kinunga. Inzara yo noneho iracyara, turya ubugari bita ikimanuka. Ikimanuka ni ubugari bakura ku myumbati uwo munsi isharira, mukarara muyiriye ubugari. Ni ubugari bwicaga, wakubitwaga n'isereri ku buryo ureba umuntu ukajya umuganiriza ari iburyo kandi ahagaze ibumoso, ukajya umureba urasinda. Ni ubugari bugusindisha kandi noneho ntibukumaramo kabiri, uraburuka bukagaruka. Hari inzara yigeze itera ku Kibuye bayita izina, baravuga ngo ni Kinga umwuzukuru yaje. Biravuze ngo n'umwuzukuru ntiyemerewe kuryaho. Bibiliya itubwiye iki? Iravuze ngo inzara iratera, hatera inzara itari imwe yajyaga itera. Biravuze ngo yaje irushubukana. Mu yandi magambo, wasonzeye iwanyu bakwitaho, ariko noneho ugeze mu rwawe nawe uri nyina waba ukwiriye kugaburira. Inzara izitandukanye n'imwe yateraga Aburahamu agihari. Hari inzara itera igatera hari abagufite mu nshingano, ariko mu bishake mu itandukaniro no kuba inzara yatera igatera nawe hari abo ufite mu nshingano. Imana ni igitangaza. Amen. Nabahaye ubuhamya uburyo covid yabaye ndi kumwe n'umuvandimwe witwa Elias, afite igiceri cya 50, afite igiceri cy'ijana, 50 francs rwandais, afite igiceri cy'ijana. Turangije turapfukama dutakira Uwiteka, tubwira Imana ati wite ko bashyizeho lockdown, iryitanu mu ngo ebyiri zirakora iki? Habayeho collaboration, turateranya, mfata 50 nyishyiraho, afata ijana, bibiri ryitanu, turavuga tarahaha iki? Turapfukama tukiraho, ngiye ko nabona umuvandimwe yitwa Joel, akorera Igoma, anyohererezaho 15,000 kuri telefone. Ndangije ndamubwira nti reka duhindure isengesho. Ndamubwira nti duhindure isengesho, dushimira Imana, Imana iduhaye amafaranga. Ijwi ry'umwuka directe ritariza mu matwi yanjye ravuga ngo mwabapfapfa mwe, ingano y'ibyiringiro byanyu ku Mana ingana n'ingano y'ibyo mufite. Sanga burya ntitwizera, ahubwo twemera ibyo dufite kuruta Imana dutunze. Ijwi ry'umwuka rikuze, iyo myumvire iragenda irazamuka irakura. Sanga ntitwizera Imana, ahubwo twizera ibyo dufite. Turapfukama turihana, tubwira Imana uti tubabarira ishingiro ry'ibyiringiro ryacu ryari rishingiye ku bifatika, ariko none ubwo ari kuri wowe ubeshaho, ushobora byose. Uwo mugoroba tubona Imana iritamuruye, ariko bukeye mu gitondo dusubira mu gashyamba, tuhageze tuhahurira n'umuntu adufata amaboko aravuga ngo Uwiteka Imana igomoroye amasoko yanyu. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, ndabasabiye Imana ifungura amariba yanyu. Reka ngire nsenge, ntabwo aha mpatinda, nashakaga kukomoza gatoya kuri ibi. Isaka inzara iratera n'amariba yo gushoramo inka. Ni mu gihe cy'inzara n'amariba yashoragamo inka, baragenda Abafilisitiya barayasiba, bahingira hejuru y'amasoko. Ni mu gihe cy'inzara ugize kuba nta gishoro n'agataro nako bagufunganye nako. Botike niyo no gusora byari bigoranye, ariko nabyo usohokanye nabyo. Mu yandi magambo, ugenda ubyumva bigwire muri wowe. Ugize kuba uri imahanga, none n'akazura kabuze. Ugize kuba nta byangombwa ufite aho uri, n'akazura kahaburiye, n'amariba barayafunga. Isaka arahambira, aravuga ngo ndagiye, nkunda Imana. Aravuga ngo ndagiye, areba igihugu cya Egiputa, aravuga ngo haracyari y'ibyo kurya. Bene data, kimwe mu bintu bimara inzara n'abanyabwenge babamo.
uyu munsi ndumva nshaka gusengera amasoko y'igihugu, turayasengera, ndaza kubabwira yariyo tugeze mu mwanya w'amasengesho. Ariko kimwe mu bintu bimara inzara n'abanyabwenge babamo, kuko ubwenge ni ibigega abantu baryaho n'igihe umwero utaraboneka. Niki cyari kimujyanye muri Egiputa? Nimwibuke strategie, nubwo Yosefu ari uwa nyuma ya Isaka, ariko abanyegiputa bari bazi guhunika, bagasangiza abaturage ibyo bafite mu bigega, igihe cy'inzara kigasanga bafite umwero. Isaka aravuga ngo muri Egiputa barahunitse, aravuga ngo ndahungira mu gihugu kirimo ibigega. Bene data, ibi narabibabwiye, amasoko yanyu adudubize ku rwego mwubaka ibigega, abantu bashonje bababonere mwihumure mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ibi bigega bibi by'umwuka n'umubiri, ibi bigega bibi by'umwuka n'ubwenge, ibi bigega bibi by'imbaraga za Kristo muri mwe, ibi bigega bigere ku rubyaro rwanyu ndetse namwe. Imana ifungura amariba, ibi bigega bidudubize mu mugabo wawe urara mu kabari mu izina rya Yesu Kristo. Ibi bigega bifunguke kandi Imana yo mu ijuru ibyuzuze. Imana ishimwe. Isaka aravuga ngo ndagiye. Imana iramanuka, imanuka itamuzaniye ibyo kurya. Mbibutse ko Imana yari ishoboye kumugaburira akiri muri ibi bihe by'inzara. Imana yari ibishoboye kubera iki? Kubera ko n'urugendo Abisirayeli bakoze muri Egiputa yabahaye ibyo kurya, ibaha inuma, yabahaye manu. Byarashobokaga ko Imana imanuka ikamutungira hano igihe cy'inzara cyose akakimara ari mu buhungiro bw'Imana. Ariko kubera iki ubu bushomeri burimo? Kubera iki inzara uyirimo? Imana irashaka ko mu makuba yawe, amina, ifungura amariba y'umugisha ugakoresha amaboko yawe. Imana ishimwe. Imana igomorora amariba yawe. Icya kabiri, irashaka ko muri iki gihe cy'inzara n'amapfa wiga kwihangana. Irashaka ubuhamya, irashaka kuguhera umugisha we yagusezeranyirije. Ntabwo Imana ishaka kwimuka kwawe n'ubutabazi nubwo bukenewe. Imana irakurinda amakuba, ariko inzara yo mu makuba Isaka yahuye nayo. Isaka yahuye nayo. Imana imanuka nta kigega izanye, iramwitambika. Bibiliya iravuga ngo arabonekerwa. Iyi Imana ishobora byose, arabonekerwa. Imana iramubwira ngo Isaka we, subirayo, wikomeza kugenda, dore n'ubundi usatiriye Egiputa. Iramubwira ngo ahubwo mbibutse ko igihugu cy'Abafilisitiya cyegeranye na Egypt. Urenga rwose Palestina ukagenda ukajya hirya ku mupaka wa Rafa Cross, ni hafi aho, ni ku mipaka y'Abafilisitiya. Imana ibwira Isaka, iramubwira ngo iki gihugu wasonzeyemo, ndashoje kuri iri jambo sinongera kuhatinda, iki gihugu wasonzeyemo. Iramubwira ngo nkomeje isezerano nagiranye na so Aburahamu, kuko yitondeye amategeko yanjye. Iramubwira ngo kigumemo rero. Bivuze iki? Biravuze ngo aho usonzeye niho mu mugisha wawe. Urugo uri kuririramo burya ni urwawe, ntabwo uzamarwa umubabaro no kuruvamo. Ibizago urimo nibyo, uri mu gihe cyabyo ndanabibona. Iramubwira ngo hagume, kuko ibi bihugu byose uri kureba, aba banyamaboko bose uri kubona, Imana iramubwira ngo nasezeranye ko urubyaro rwawe nzaruha bino bihugu. Ari mu gihugu cy'Abafilisitiya, niho hari Kanani. Mwibuke ko Abisirayeli bava muri Egiputa, Imana yarababwiye ngo nimugende muhahindure nk'uko nasezeranyije ba sogokuruza. Nimusoma mu gitabo cy'Abaheburayo 12, yaravuze bavuze kwizera. Bavuga kwizera, baravuga ngo Aburahamu yabaye umushyitsi n'umusuhuke mu gihugu yari yarasezeranyijwe. Biravuze ngo iyo amariba yifunze mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, umuntu aba umusuhuke ku masezerano ye. Ukajya ureba ibyiza ukabona ntibigukwiriye, wareba umugisha ukabona si uwawe, wabona akazi ukabona ntiwagakora, wabona abandi bahembwa ukagira ngo ntibizaba. Ndagira ngo mvugane nawe ko nubwo usa n'umusuhuke, Imana ishimwe, amariba yawe akaba yarakamwe, Abafilisitiya barayasibye. Nubwo abadayimoni bigabije ihumure ryawe, abanzi bakigabiza ibyiringiro byawe, ibihe bigatwara imbaraga z'umutima, ndagira ngo mvugane nawe ngo Imana igisibura amariba.
imana ijya igomorora igatanga umugisha. Bene data, hari igihe situwasiyo igize ikona ikarya umutima, ugasigara udafite ibyiringiro. Ibihurimo bikona icyizere cy'ahazaza. Washingira ku rugo wubatse, washingira aho uvuka, washingira uko wabyaye, wareba uko ugabura n'uko biga, wareba ko kubona ku ishuri bigorana, wareba igihe umugabo atahira n'uburyo mudahuza, situwasiyo ikagorana. Imana iramubwira ngo iki gihugu nicyo cyawe. Shaka kuvugana nawe ngo ahubabariye, ni Uwiteka agambiriye kugusetsa. Shaka kuvugana nawe ngo ahowaririye, ni Imana iguhereye ibyishimo. Ibwira Isaka ngo wigenda, iki gihugu nasezeranye ko nzakikugabiza. Iramubwira ngo wigenda, nasezeranye kuzaguha iki gihugu. Imana ishimwe. Mwene data, nta byiringiro, urihebye, urababaye, urashobewe, umutima ucitse intege, ariko nshaka kuvugana nawe ngo Imana iracyazirikana rya jambo. Imana iracyazirikana rya jambo. Niki kiduca intege kugira ngo nihute ntaza kubarambira? Niki gituma ducika intege? Satani adutega ibyaha byo mu buryo bw'umwuka, twebwe tukabikora mu buryo bw'umubiri, hanyuma tugasigara tutifitiye urukundo rwo kuzirikana no kwibuka ineza y'Imana mu mibereho yacu. Bene data, niki uyu munsi, niki nakubwira kugira ngo wumve ko Imana ikuzirikana? Bakundwa nshuti z'umusaraba, bwa mbere Satani kugira ngo utakaze ibyiringiro, Satani agaba intambara ku mubiri. Ndagira ngo nguhe ibyo bimenyetso urenga aho ngaho, hanyuma dusenge. Satani agaba intambara ku mubiri, agahagarika umutima. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Iyo wajugunya amahoro utakaza ibyiringiro. Iyo udafite amahoro ubura uko usenga. Icyo gihe iyo ujugunya amahoro, iyo amahoro agiye, Satani asura ibitekerezo byawe akaguha ibyaha by'inzaduka mu nyumvire, mu mwuka no mu bwenge. Iyo watakaje amahoro y'umubiri, utakaza ibyiringiro by'iby'Imana izakora, ukumva ubuzima bwawe Imana ntihari. Kandi koko iyo Imana utayumva mu bitekerezo byawe, yo ibikureba ariko we ntubuyibona, Imana ntibihari. Satani ahita aguha atake, aguha udutero shuma tuza gukorera muri bya bitekerezo twavuze, ugatangira gukora ibyaha by'inzaduka. Ibyaha by'inzaduka hazamwo ibyaha bishyashya. Wowe ubwawe ukiremera icyaha. Ushobora kurema strategie abantu batigeze bakubwira, utasomye, utanakuye ahandi, kuko uburyarya bwa Satani bwafatiye mu mutima watakaje ibyiringiro. Icyo mbivugiye iki? Isaka aho kugira ngo asubire n'iwabo muri Uriya Bakarudaya, yaravuze ngo Imana yahakuye data sinzasubirayo. Icyerekezo yari akizi, aravuga ngo aho Imana yankuye ndahazi, ntabwo nzasubirayo. Imana yadusezeranyije igihugu, ava mu Bafilisitiya kandi niho Kanani yari iri. Iki gihugu ari gukuramo ibirenge n'icyo Imana yamugabije. Amanuka yerekera muri Egiputa aho Imana izabahanira. Biravuze ngo akuwe mu cyanya cy'isezerano, avanywemo n'ibitekerezo kubera ibihasohoyemo. Ibihasohoyemo bimucomoye mu butaka bw'isezerano. Nibyo ntabwo ararya, ntarahinga, ntabwo areza, n'umukumbi nturi kubona ibyo kurya, ariko aho ni Imana yavuze. Bene data, hari igihe akazi katagira umushahara ariko Imana yarakavuze. Hari igihe urugo rutagira amahoro ariko Imana yararuvuze. Ndavugana nawe ngo wijya muri Egiputa, gumaho, Imana irahari. Burya ntabwo ari ubuhungiro ushaka. Nimusoma ku mutwe w'ijambo havuga ngo iki? Umutwe w'ijambo uravuga ngo Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ubu dufite abantu bari kuzerera mu masezerano yabo. Nibyo ugeze igihe cyo kurambagiza, ariko Imana ntiyakubwiye kugira abakobwa 5. Uzashakana nande? Urwo n'uruzerero mu gihe cy'isezerano. Nibyo ugeze igihe cyo kubaka, ariko ufite abasore bangahe? Urwo n'uruzerero. Kandi abo ngabo Satani arabakoresha mu buryo bwo kukwigisha no kukwanduza ingeso mu bitekerezo, kuko bose si bamwe, bose ntibateye kimwe. Hari ugusigira ingeso zizakuzonga zikuzengereze,
uri mu muryango, uri mu rugo rwawe, Isaka apanze kugenda, Imana iravuga ngo simbyemera. Muri iri teraniro ndabasengeye kandi nanjye nisabira, Imana ihagarare ku muntu wari uyobye icyerekezo cye, Imana ihagarare ku muntu wari uyobye destinasiyo ye, mu izina rya Yesu Kristo. Imana igushingira igiti nubwo uri mu mibabaro, ariko Imana ihagararane nawe. Aho hantu uri kujya guhunga hari amariba akwiriye gusiburwa. Aho uri kuva harimo abana bakwiriye kurerwa. Aho ngaho harimo abantu bazabonera ubugingo mu kwihangana kwawe. Aho hagume wihangane, Imana ihasiburira amariba. Burya amariba yawe araho, amariba yawe araho. Aho niho hari amariba yawe, aho niho hari amariba yawe. Iyo Satani ateje ibitekerezo byawe utwaha, utangira kugira ibyaha bihimbano bihimbwe n'umutima wawe, ugasanga urakora icyaha ukagihuza n'undi munyabyaha, kandi muri mwe nta n'umwe wabwiye undi. Satani atangira kuzana inyunganizi muri bwa bwenge bwatakaje ibyiringiro. Niyo mpamvu mbasabiye ibyiringiro ku Mana. Imana ibaha ibyiringiro by'ibizaba iteka ryose. Iyo umuntu ari kureba mu bumana akabura ibizaba, yihangira inzira. Iyo nzira wishakiye rero, Satani ayishakamwe abaterankunga, ayiguhamwe abambari, ayiguhamwe abagenzi, kandi aguhamo n'abaherekeza. Muri iyo nzira aguha abaherekeza bakujyanayo, akubakira akazu, agutega imitego, agushakira iki. Aho hantu rwose ahakora copy paste byaho uri kujya. Kandi ikindi, akubeshya amahoro, akakubwira ati uri hano ntacyo uzabura. Bene data, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo igomorora amasoko yanyu. Imana isibura amariba yawe, kandi nawe ubwawe wige kwihangana no gukomera. Bene data, hano hari abantu benshi bafite ibyaha byabananiye kubireka. Impamvu ya mbere y'ibi byaha ikunanira kuyireka ni ugucogora no gutakaza ibyiringiro ku Mana. Ni ugucogora no gutakaza ibyiringiro ku Mana. Hari ibyaha Satani yadutsa ku muntu kugira ngo yice ubusabane bwawe n'Imana. Iyo utagisabana n'Imana, Satani aguhindura ikibuga cyo gushyira mu bikorwa imyanzuro ye. Ariko iyo utangiye gusabana n'Imana, uhindutse ubuturo bw'Imana, Satani ababuzaho kuba. Kugira ngo rero yice wa mubano wawe n'Imana, atangira kukwereka ibidashoboka, akakwereka aho bizakunda Imana itaravuze, akakwereka aho bizakunda mu nzira y'ibyaha, akakwereka aho bizakunda. Bene data, niyo mpamvu mbasengeye Imana ibakiza urubwa, amaso abareba adafite ijambo ry'ihumure kuri mwe. Imana yabarinde, ibiganza bibafata bitabageza mu ntego ya Kristo, Imana ibikunyage. Amaguru agukurikira atari mu ntego ya Kristo kuri wowe, Imana yagukureho. Nawe abantu baguteye ibitugu ukurikiye batari mu mujyo wawe, amajya yabo atarayo, Imana ibagukize mu izina rya Yesu. Iguhagarara imbere, iguha icyerekezo. Nibyo icyo uri guhunga kirahari. Impamvu ukeneye ihumure, urakomeretse nibyo pe, ariko iryo humure wirishakira muri Egiputa. Guma aho ngaho, amariba niho ari. Imana ishimwe. Imana ibwira Isaka ngo hoya, guma hano niho ukwiye gusibura amariba yawe. Bakundwa nshuti z'umusaraba, hari mushiki wacu umwe yigeze ambwira uti mukozi w'Imana, nari indaya ndakizwa. Arambwira ngo gusambana narabiretse ndabishobora. Aravuga ngo nanywaga itabi n'inzoga, itabi narariretse ndabishobora. Arambwira ati ngeze ku icupa n'uyu munsi iyo ndi kuvugana n'umuntu wasinze mwegereye ndaruka. Arambwira ngo byarashobotse. Arambwira ngo ariko nsigaranye dayimoni imwe. Arambwira ngo ngewe ndi umupuranto, nkorera umushahara w'ibihumbi 60, inzu mbamo nyishyura 30. Arambwira ngo urumva ko ku munsi nsigarana inote y'igihumbi kandi mba nkeneye no kurya. Arambwira ngo none mukozi w'Imana, inzara igiye kunyica, inzu nyigezemwe amezi 3 biturutse ku kadege.
arambwira ngo ibyaha byose narabikize ariko kubetinga byanze gushira. Ndambwira ngo sibi iyi application muri telefone, arambwira ngo ndayisiba ejo ikagaruka. Uzi umwanzuro twafashe umwanzuro wo kugurisha smartphone, asigara na telefone ya matushe itazajyamo application y'akadege. Ndangije ndamwana ikindi cya kabiri, imuka muri iyo karitsiye ujye gukreye izindi nshuti zitazakubwira ngo ntituguheruka kuri beti. Bene data, kugira ngo uneshe ibi bintu mu gihe mu bitekerezo byawe hajemo inzira imanuka ijya muri Egiputa, bisaba ko Egiputa uyitera umugongo ugahunga bazi ko wajyagayo n'abazi ko wahageraga, warangiza ugahindura kominikasiyo yawe nabo, kuko nutajyayo bazaguhamagara bakubwire ngo ntituguheruka. Umugabo aheruka kunsetsa arambwira ati narindi mu rugo maze ukwezi kwa gatatu ntanywa ku nzoga, nicaraniye na madamu tuvuye ku rusengero kurya igaburo ryera, numva umuntu arampamagaye arambwira ati hari ingurube iryoshye pushi, arangije kumbwira atyo arambwira ati hari n'inzoga. Umutima wahise usimbuka, arambwira ati naruhutse ari uko nyweye ku nzoga na ya ngurube njya kuyirya. Arambwira ati mukozi w'Imana ndabigenzane. Ndambwira nti se inshuti bakundwa, kugira ngo amariba yacu afunguke, ntabwo dufungura amariba yo mu bitekerezo ngo dufunga bunganizi b'ibitekerezo. Ni ngombwa ngo amariba yo mu bitekerezo afunguke, ariko wite no kubavomyi baza. Iriba ryawe riri kududubiza, nibyo tugize umunsi wa gatandatu dusenga, nibyo wafunguye amasoko yo mu bitekerezo, ariko ntabwo urashyira uruzitiro ku iriba ryawe, nta protection. Buri muntu wese uje aravoma, uje arakubwira, uje arahwatagira. Ndagira ngo nkubwire, birasaba ko wowe ubwawe nyiri isoko ari wowe wirindira amazi yo ku iriba ryawe. Ibyo mvuga ni ibiki? Bakundwa nshuti z'umusaraba, kubw'ubugingo bw'umwami n'icyerekezo cy'ubuzima buzaza, niyo na simukadi wanayicamo. Simbabwiye ngo simukadi muyiveho, ariko reba irembo banyuramo banduza amasoko yawe. Reba iryo rembo, reba iryo rembo. Isaka yari afite impamvu imukura mu masezerano, hari inzara. Impamvu ya kabiri, igihugu ahungiramo cyari gifite ibigega abizi, aravuga ngo kuki nsonzera hano, hari ahantu hari ibigega. Imana iramureba ibona yihuse guhunga. Kubera iki Imana itamuzaniye ibyo kurya kandi ari mu gihe cy'inzara? Afite umukumbi se yasize. Biravuze ngo ihanganira inzara ubu baga kuzaso. Bene data, nibyo urashaka kwicira inzira, ariko se nta byiringiro Imana yari yakuremeye waba ufite utitaye ku maboko y'abagukura mu isezerano ry'Imana? Tuvuge ukorera make, byari ngombwa se ngo bayongere banyuze mu nzira y'ibyaha? Reka tubyemere, nibyo igihe cyo kwishyurira abana ishuri uri kugiteganya, ariko se umwaka washize ninde wabishyuriye? Byari ngombwa se ngo uyasambanire? Imana ihagarara imbere ya Isaka iramubwira ngo aho ugiye ndi kuhabona, ariko wijyayo. Iki gihugu babariyemo, iki waburiyemo umweru, Imana iramubwira ngo nicyo nasezeranyije urubyaro rwawe. Mu yandi magambo, nuva hano nubwo hashonje, nubwo ibyo uhunga bihari, nuhava urabuteye umugongo icyo nasezeranye nawe ndetse naso. Iramubwira ngo guma hano. Bibiliya ivuze iki? Ahamara igihe kirekire. Ahamara igihe kirekire. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iguhe kwihanganira mu makuba yawe. Ntabwo nababwiriza nk'utazi imirimo y'Imana cyangwa ngo nirengagize impinduka z'ibihe, mbabwire ngo amasengesho mwasenze azakuraho imibabaro yanyu yose. Oya, ahubwo mu masengesho mwasenze muzakuramo imbaraga zibatera kwihangana kugera ku gihe imibabaro yanyu yose izashyirirwaho iherezo.
ejo narabibabwiye, uramara gukizwa ukamara iminsi ingahe ukaza wirukanka ufite ifemba ushaka ngo Imana ihita ibikora. Nibyo ufite impamvu, uravuga ngo runaka ko yakijijwe agahita abona umugabo, wowe ukaba umaze igihe muri korari nta n'umugabo. Reka mbabwire, abarwayi bose ntibashyirwa mu masara amwe. Hari abaza ambilansi iri kuhorera, ivuza induru ishyizemo n'ijwi rihuhorera. Imana irabizi ko namara kabiri atamubonye ari buce mu gikari akaba agiye ikamubura. Uwo nguwo iramucecekesha no kumuha ibyo akeneye mu byifuzo, ariko imurindiraho. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo wita gusubizwa, narabibabwiye, abantu benshi bari kubiriramo. Ibyo uri gusengera hari abantu bari kubisikana nawe babivamo. Ubwo bimeze bityo atari ihumure rya burundu, gumana Imana niyo ishobora byose. Gumana Imana niyo ishobora byose. Imana ibwira Isaka ngo wigenda. Amen. Uyu mwana w'umukobwa amaze kugurisha telefone, yaragiye akora akazi neza, agira amahirwe, umushahara baramuzamura, aragenda yiga umubatizo, ajya kubatizwa. Uyu munsi unamuhamagaye ngo jya kuri beti, nta mwanya yabona. Kubera iki? Iyo umuntu amaze gusiburirwa amariba, Imana imushakira ikindi cyerekezo. Kubera iki? Imana iguha ibituma uhuga. Twabibabwiye turi kuvuga abafurutayimu banze gukora, ariko iyo tayimu yabo ukibaza bayikoramo iki? Ni ukuzerera. Ni ubutayu bwa 12, ni kanyarira, ni kizabonwa nahe ngo ni umufurutayimu. Igihe cyose uri gukora ikintu kitabyara umusaruro mu bugingo bwa bene so, akaba ari wowe uri kwizirikanaho, jya umenya ko ukiri mu minsi yo kurorongotana. Ntushobora kuba umufurutayimu, ntibikunda, ntabwo bikunda. Ikintu ushaka kuvuga ni iki? Iyo umuntu ibitekerezo bye bifungutse, Imana iguha ikintu uhugiramo. Ndakubwiza ukuri, ntiwakwirirwa kuri TikTok ngo urebe ibintu bidahesha Imana icyubahiro. Ubugingo bwawe bujyaho busakinga ijambo ry'Imana. Ntabwo wajya kuri YouTube ngo ujye ku bantu bafite amanyanga. Iteka ryose niwumva izo mpaka ukumva, jya umenya kuri kutonganira ku iriba. Jya umenya ko iryo riba ryawe ryabaye iriba ry'impaka. Isaka yararigize ribaye seki, baritonganiraho riba, aracukura afata sitina, iriba ry'imirwano barirwaniraho, ariko agera igihe ntiyacogora, ntiyanabishyiramo, aragenda afukura iriba rya gatatu. Reka nihute, bakundwa nshuti z'umusaraba, application muri telefone urayisiba, ukeneye na WhatsApp kuko urayikoresha, ariko ndi nkawe utaretse smartphone, nareka kugura internet. Ayo ma application ukayasiba. Hari n'ama application agenda kodaringa kujya kushaka ibintu by'urukozasoni. Hari n'acururizwa abantu, harashyirwaho amashusho y'urukozasoni, harashyirwaho amafesi y'abantu. Satani yamaze gukareye isi y'ikoranabuhanga, arwanisha mu bitekerezo byacu akatwangiza. Jene kwizera wawe abirakariyemo. Oya, irakimaze. Ntabwo ibikoresho byose mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byinshi. Bibiliya iravuga ngo hari ibyatoranyirijwe icyubahiro, hari n'iby'isoni nkeya. Ndakubwiza ukuri ko amariba yawe ndasoje, azarindwa nawe nyirisoko. Azarindwa nawe nyirisoko. Hari urugo nasengeye, narusengeye kubw'imbabazi z'Imana. Umugabo yaragiye akora icyaha, arasambana, aragenda ajya kwaturira umugore we. Aramubwira ati ndashaka gukizwa, naguciye inyuma. Kuva uwo munsi umugore yahise atangirira ku mukozi babanaga w'umuhungu, afatiraho. Birangira noneho wa mugore we anasamye inda y'umukozi. Iteka ryose nutarindira iriba ryawe. Twasengeye amasoko, aradudubiza. Ariko se muribuka ku isoko igarura amazi hanze? Ayo mazi arindwa nande rero? Arindwa na nyiri isoko. None se amasoko y'urugo rwawe niba yarazibutse agasiburwa, ukeneye kurinda amasoko yawe. Mushiki wanjye, isoko yawe irindwa nawe. Mwene data nshuti y'umusaraba, isoko irindwa nawe. Nabivuze mugira ngo ni ikinyoma, abantu baraseka. Twabahaye urugero rw'umuntu, ni inshuti yacu,
agize ibyago arapfakaye, ahuye n'umugisha Imana imuhaye umugabo, agezeyo kuko amariba yo mu bitekerezo arasa n'ay'urungano bagendanaga, aravuga ngo munsengere sinumva nshaka kubyarana n'uyu mugabo. Aramurerera batatu ariko we ntashaka kumubyarira n'umwe. Ndagira ngo mbabwire ko amasoko yanyu nibyo yarafungutse, ariko murebe neza atazatemba ibiroha. Urebe neza amasoko yawe adatemba ibiroha. Imana nibyo igutuje i Kigali, ariko se ngo uhakorere iki? Ngo urundanye abo mu Migina no mu Gisimenti bose bakumenye? Imana iguhaye smartphone ngo ucommunicating nande bose bagirire rimwe nimero bakubwira ibyo bashaka. Uri umuntu w'umwuka, umubiri ko ari ushyize ku isoko umwuka azakora ryari? Kandi igitangaje, iyo tugize ingaruka ziturutse mu biroha by'isoko yacu, tugaruka imbere y'Imana tuyibwira ngo dukiza amakuba. Aho ni hahandi tubwira Imana ngo Imana yaraturetse, ariko mu by'ukuri ntitwigeze turinda amasoko. Ntabwo twigeze turinda amasoko. Ejo bundi hari mwene data wambwiye ngo Aniseti, mfite ikibazo nsengera, umugabo wanjye yarandetse, yaramuzwe, sinkimubona no mu nzu. Icyo mvuze ubwo muracyumvishe. Kubera iki atakimubona? Umugore yagize akazi, umugabo adafite akazi. Umugore aragenda aba bize, umugabo nibyo akabona udufaranga, umugore yahembwa akabaha amafaranga, umugabo agasohokana abana. Uko asohotse akabona abandi basohokanye abana. Niba abonye abandi basohokanye abana, arifuza, aratekereza, umugore agataha ananiwe. Rimwe na rimwe umugabo akamutekera. Umugore yajya gusenga ni umurokore mwiza cyane, uti Imana iri funguro ryakozwe n'amaboko yanduye. Umugabo akakabika, uti nari nsenze ngo urihumanure. Umugabo akakabika, amaboko yanduye aranduzwa nuko ari umugabo wayateguye. Mwabapfapfa mwe mwamenye gusenga. Bakundwa nshuti z'umusaraba, nimuhumuke, nimukorwe ku maso. Umugore aratetse, ugezeho ngo ibi biryo ndabisengeye ubihumanure. Ese umugore wawe uramukeka? Niba wumva bihumanye wibirye, byihorere. Cyangwa se uteka ibidahumanye, hanyuma nujya gusenga shimira Imana kubonye ifunguro. Mana turagushimiye ko uduhaye ibitunga umubiri, ibitunga ubugingo, kuko bikomoka iwawe bubere maso pointre soze. Rekeraho no kubeshya ngo dusengere n'abatari bonye ibiryo ntibigenda muri wireless, ibiryo n'iby'umubiri ntibiba transferi mu mwuka. Gaburira budashoboye kugaburira abushoboye, abudashoboye nibyo basengera utabashoboye. Ariko umufuka w'umuceri urangiye nta numwe wabereye ihumure, none uri gusengera abashonje. Ibyo bari kurya ubibitse. Bene da, nimurebe neza ko amasoko yanyu yafungutse, atari bubibiroha kubera abavomyi mwakreye. Abenshi ingo zisenywe n'inshuti. Sinabimubabwiye umugabo narabubabwiye. Urugo rwe rwasenywe n'iki? Rwasenywe n'inshuti z'umugore. Kubera iki? Umugabo yaragendaga akigira mu kazi yataha agasanga umugore ari muri dushe n'abakobwa barenga 4 bose bagiye koga. Ngo n'abakobwa, ngo nanjye ndi umukobwa, ngo twese turaziranye n'inshuti. Ntabwo ashobora kumenya ko isoko yafungutse atakiri wa wundi. Iriba rye agiye kurijabata. Iriba rye agiye kurijabata. Bibiri ivuga iki? Salomo yarabyanditse, aravuga ngo umukiranutsi wiyoroshya imbere y'umunyabyaha ameze nk'isoko yandujwe n'iriba ritobamye. Umukiranutsi ugira gute? Wiyoroshya imbere y'umunyabyaha ameze nk'iriba ritobamye n'isoko yandujwe. Reka iri jambo ndirebe, zamuraho gato y'indirimbo ndirebe. Ni muri Yesu, ni muri Yesu Kristo, mumi babaro yeno mu rupfu iwe. Imana iyungiyemo natwe, niyabaye ikitubaraho gukira n'ibindi.
Imana ibaha umugisha. Imigani 25, Imigani 25 umurongo waho umurongo waho wa 26 haravuze ngo umukiranutsi wiyoroshya imbere y'abanyabyaha ameze nk'iriba ritobamye n'isoko yandujwe. Umukiranutsi wiyoroshya imbere y'abanyabyaha. Abanyabyaha ni bande? Ni babonye bose binjira mu buzima bwawe batagendereye intego yubaka. Tumva nshaka gusenga kugira ngo ntaza kubarambira. Sinzi niba ari connection yanjye. Connection hari igihe dutenguha ikagenda gake, ariko muri iri teraniro ndagusengeye kubw'imbabazi z'Imana. Ndagusengeye kubw'imbabazi za Kristo Yesu. Imana ikurinde kuba umukiranutsi wiyoroshya imbere y'abanyabyaha. Nibyo isoko yawe yarazibutse, nibyo ibitekerezo byawe byarafungutse, ariko hari ikintu nzi kimwe. Reba, ni iki gituma umugabo wawe aguca inyuma? Umunaniza hehe? Ni iki gituma urugo rwanyu rutubakwa? Ni iki gituma uca inyuma uwo mwashakanye? Usohoka kangahe mutari kumwe? Ni iki gituma atagendana nawe? Bakundwa, ntabwo umuntu wasiteresheje mu rugo ntashobora kugukumbura hanze yarwo. Umuntu udafite ihumure mu rugo mwashakanyemo arishakira hanze y'urugo, kandi hanze y'urugo haba abandi. Imana idutabare. Ndagira ngo badushyirireho uwo muramyi asoze, hanyuma dufatikanye dusenge. Shaka kukubaza muri uyu mwanya tugiye gusenga, ni hehe wumva isoko yawe yandujwe kubera wowe?